nitwa Manu uyu mugabo turi kumwe ku ruhande rumwe uri ku ruhande rumwe kandi turi kumwe ngayegera hano yego rata nibi nashakaga isoreba gahunda ni televiziyo rero nge na nimbabwiye ngo nitwa Manu ni Ngoro TV zone 250 hari filime bita Imfubyi zigira ibanga Nyarodini warayirebye uvugisha uruvugo Imfubyi zigira ibanga narayibona ni wanyohereza linke nge nitwa Dusengimana za Batista none naza nambaye Kapiteni nyine ipeti ariko nawe kapiteni wa Yesu RCM bisobanuye iki bigucanga Nyarudindi ninge wabyikoreye mu magambo ahinye usuko hariho n'igihanga n'igido reba Nyarudindiri musaza wa Roza Muhanda Nyarudindiri ufisha umusaza wa Roza Muhanda mu magambo ahinye none arambuye hano ari ku ngofero ureba andi mwayibonye ingofero hariho Nyarudindiri ufisha umusaza wa Roza Muhanda musaza wa Roza hano birokoroko rero ni inuze ni mu magambo ahinye mu birokoro barangiza RSM sishwanuri hano ndikona ko ari Nyarudindiri ingo nyine bizajya bibacanga barangiza ngo Nyarudindiri nago yuzuye ako kantu turashe tukavuge ubundi ni nicyo kibabaza Imana muri iki gihe umuntu wikodeshereza inzu uko ari abandi basitari biyi imihanda batagira aho baba Nyarudindi ariko wowe urahafite ndafite ntabwo nkodesha ariko Imana izamahano hagaragara hanjye hari umuntu uguhinze umuntu wamaye aho kwibera nyine akazo kagasambete kangana n'ugirwa toilette niho ndi gushimira Imana izahankura n'ubundi hagaragara n'urugero rwa toilette nuko nyine ntawuragaya nuga za fone zanjye ndazibi nazisize mu rugo ndacyasenga Imana ngime tablet noneho warafashe iyi tablet fone ya tablet reka tubwire abantu baraho wahoze batameze neza batishimye bashaka kumenyekana tubabwire ngo bakomere ngo nagahora gahanze nagahora gahanze ni bakomere hari abashaka kumenyekana ariko nibabanze bace aho naciye babanze bace mu butayu bamanze bakora ikosi bace mu butayu niba bashaka guhitinga Imana ariyo ibahitingisha bitewe naho banyuze cyane rwose ariko abantu benshi nago bashaka guca mu butayu bashaka kugira ngo bazenguruke bere guca mu butayu bakibusamo bagere Kanani niba giye Kanani bukumva ngo bashubijwe bwa butayu bakikije izabo basangisha bagiye amen amen izabo basangisha iryo jambo rikuri mu buri mpamvu ituma abantu bavuga kutuzu yego nyine kugira ngo nyine babone ko basaba inkunga bayigumane kandi uzikubara amafaranga ndabizi amafaranga nzi kuyabara na ufite amafaranga umenya kuyabara ibwirira umuntu udukurikiye ushaka kugutera inkunga ko ibyo bintu bishoboye abo bavuga ngo mureke tumufashe ubu mukanya wivugiye kudafita aho uba ngo mukazu kangana na toilette cyane rwose kandi wasanga bagukoresha batajya bagukorera ubuvugizi yo kuba mukazu kangana nabyo bakora kubera iki nge rero ndabivuga nomero yawe ni wayumvishemo narayumvishemo wa muntu w'Iburayi ni yaguha nta muntu uramamagara yazaguhamagara ndabizi mubwire nyine amamagare nyine anyoherereze nanjye mvuga ati nanjye mfite abadesipora bandemera nose abadesipora bararemera abo hijya ku ruhande n'ubundi bagaruka n'ubundi ugasanga ibyo bakoze barabavumye nta migisha bavanyemo ngewe basa inkunga yawe bakayimwima hari umuntu wakubwiye ko bohereje inkunga bayimucishijeho ngo ayiguhe barahari barabambere barabigumana ariko ubu ngubu nta mudesipora ngira nta n'uri kuri telefone nta n'unyandikira ibintu byose byarifunze umuzungu se ko ari isezerano wese ntago wiseye ko umuzungu azaza nyine nanjye mvuga ati nanjye mfite ibyanjye dusezerane tuvanga umutungo rusange hari umukobwa w'umuzungu w'inzobe yambwiye ngo arakwemera pe nawe ajya gukurikira nzabahuza ndamushaka cyane rwose ngo n'umwomye ni umunyarwanda bano bazungu nabakunze kuko ubu nabaye bene wabo
bari bari kunganiza nanjye nkabasuhuza how are you good morning banyishimiye cyane ukuntu nambaye nk'abafande ndavuga ati yabaye mana yanjye we Imana yakoreraga muri abanga bakaza umwe avuga ati nagukunze kandi abanga baturutse hanze baje mu mahugurwa ntago ari babandi bari hano mu Rwanda wese wo mu mahugurwa ntiyahita gukunda nyine Imana ifite inzira nyinshi kuko ni benshi igindi ibahuza biturutse nuko n'ukuntu baje mu Rwanda mu butumwa Imana ikavamo umuntu ugukunda. Harimo umukobwa wakunzemo muri bo cyangwa nta mukobwa? Abazungu bose baba basa sinamenye wariho wasenze twati Imana. Hari umuntu muri Kenya umva nkubwira inkuru tuganira sibyo? Hari umuntu muri Kenya w'umugabo nawe utari wishoboye ariko uri n'umustar muri Kenya rero narabibonye nacyongereza oya none nacyongereza none w'umukobwa ategekwa n'Imana cyane rero Imana navuga ngo umugabo wawe ari muri aka gace cyane wasanga aribwo bizagenda niba korese none rero nanjye ni munyureme imukoresha gutyo subwo wasenzira isengesho nanya nkagusengera ugapfukama hasi nk'abati Imana mu izina rya Yesu uyu mugore w'umuzungu ndamusengeye ngo wewe uri umushumba ngiye gupfukama unsengera cyane rwose ngiye kugusengera Imana oya twese turapfukama kuko iki gitangaza kigomba kuba cyane rwose. Mana mu izina rya Yesu uri Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka ujye uhindura izina wari ikivuma akaba umuntu. Turagushimiye ku izina rya Jean Baptiste warihinduye uwo bavugaga ngo aririmba nyigira akaba aririmba indirimbo zifite message none uyu munsi abantu bose bakagira umugisha kubwe afite ibyiringiro. Hari ibyo ajya avuga ngo azabona umugore w'umuzungu abantu bakamuseka ndatuye uyu mugore w'umuzungu naze mu izina rya Yesu Kristo twasabye twizeye amen. Nta mpamvu yo kwihatagura dufite Imana igira gute yumva kwihanyagura wicabagura nasengesho ry'umunyaga w'umukiranukiri baho nzabe parese nzabe pare atajyanye byawe ese nabatsenze sinakubera pare ni benshi nyine bari kugenda biha imirimo hakiri kare ese nge nihaye imirimo kandi negetswe n'Imana kugusengera wewe gusa wewe cyambere byo uzirinde kunca intege uzambwira ati komereza aho ngaho kuko nawe wagiye ubona ku ma YouTube garabo Imana yafashe umuzungu imuhuza n'umumisayi n'undi imufata imuhuza wo muri Kenya higiye mu cyaro utazi icyongereza byose Imana irabikora nayo nibikora uzirinde kunca intege wowe uzajya umbwira ati komerezaho mu biganiro dukora nari naguca intege reka ngenda kuba uzi uko hari umuntu utibuka kugura ikote nk'iri inkweto nk'iyi ayiguriye cyane rwose ndabona ndategereza kugura tablet rwose telefone telefone tablet ibizava muri mwebwe nkunda kuha ibiganiro none se byavaye ko n'aba disipa biborotse ariko bagiye kwiborokora mu izina rya Yesu abadiaspora biborokora cyane rwose nanjye mbone diaspora nyohereze nk'ibihumbi 100 200 500 gutyo abantu nomero yawe ibaho kandi abantu koko mbibutse uyu nguyu Jean Baptiste dusenge Imana Jean Baptiste afande Nyarudindiri musaza Roza Muhando afande Nyarudindiri musaza Roza Muhando mu by'ukuri ngewe dukoranye igihe namumenyeye hari kera ariko igihe twakoraniye ni vuba ariko ngewe namubonyemo ubwenge nta wapfa kumuriganya ni umuntu uba mu murongo Imana imushakamo cyane rwose. Hano kuri iyi mihanda habaho ikintu bita content creation bakaba bakereye ibintu kugira ngo abantu bamenyekane. Abantu benshi bashaka kumumenyekaniraho hari n'abamubwira ngo akora ubukwe n'undi muntu. Ni narabyanze Mana aransanze arambwa ati mwana wanjye agarukira ngo ni content ra ngo ni content Imana irambuze arambwa ati agarukira ngaho isezerano navuganye nayo itari rihagarara. Wari ugiye gusezerana nande se? Oya barambwiraga ngo ni content nkabiri abakora ngo
ngo papa sava ngo bamushingiye ngo ibiki ngo ni filime ibyo Imana yarabimbujije buriya mfite aho ngarukira no koga bajya kujyana ngo njye no koga narabyanze ngo ni content bashaka kandi ni vize zigenda n'amaguru n'ifoto yonyine wayipostinga ikarebwa kuri channel yawe kuri channel yawe rwose ifoto yo yonyine n'abantu benshi bakuzamukiyeho banzamukiyeho bamwe n'ibyakunda njye nasharingira n'ubundi njye mbisubimo n'ufite cyane kiri hasi ambwire mu ikiganiro cyane izamuka mfite izanjye ariko igihe cyo gukora nyacyo ntikiragera njye nzazikoresha ku ndirimbo zanjye nicari wanjye ndi muri etaje mfite abapangayi mfite ndi gufasha abantu twabanye twagumanye nako kubana bumubana n'umuntu akakuzugunya ugendana n'umuntu akakuzugunya nkambika bambaye ubusa abo twagumanye gucyo nibwo cyano yanjye nzayikoresha mu ndimbo zanjye nsohora amashusho mfite umukameramani muhemba ku kwezi sinakubwiye ngo zamakazi se cyane rwose nuguma kumfata neza ukankomeza mu mwuka nutsinege aho yanjye ntago nzaguca intege hariho bamwe nyine baca intege ngo niyadinde ntago yuzuye ntago yuzuye rwose ukabimenya nyine ngo impamvu atuzuye n'inzoga niyazinywa zahita zimukoraga mu bwonko agasara mbese nyine bashaka kukunywesha ngo unywe inzoga ma ibyo bihorera ngo buriya ku impamvu adasambana ngo ntago yuzuye ngo ntago ari muzima mbese nyine bagiye banega imitego gutyo ariko ntabwo nakora icyaha ngo njyeho mvuge ngo runaka yansutse ntibishoboka niyo mpamvu biriya wiringiye Imana tewavuga ngo baramusuki birasimbyemera ntabwo ubyemera byo kuvuga ngo baramushuka byo simbyemera yego yarasambanye uko bivuga yanyweye n'inzoga ariko yikwitwaza abakozi b'Imana ngo baramushutse nibyo byo simbyemera kuvuganira abakozi b'Imana ngo mwumve wa muntu muvuga ngo ni yuzuye hari umuntu wigeze utekereza ibi bintu ko Theo yabivuze wa mugani abantu bakamushyigikira bamwe na bamwe ari gutuka abashumba none umva ubwenge bwa afande Nyarudindiri burya rero reka nkubwire nibwo umukozi w'Imana imuhagurutse noneho rero afande atubugeze Nyagatare neza abavandimwe bawe nabura basura nabasuye rwose basiki banje cyane rwose bagufata nk'umukire mvuye yo mpita njye mu Bugesera kwa mama wacu ngeze kwa mama wacu hari mu Bugesera yanjye bamfata neza mama wacu arambwira tumva reka nkubwire ati 2026 ati byawe nibwo bizaba biciyemo neza amen ndamubwira ati se ubu iyi myaka yo yonyine ngo hoya imyaka iragenda iguha ibimenyetso by'ibyiza ariko 2026 ubwo tuzaturi mu mashimwe barangarukiye rwose nta kibazo ariko abantu bose bagasanga kugira ngo bandebe bancungere bagasanga wapi kandi amakaritsiye hariya hose urazwi neza iyo bavuze ngo kapitene afande Nyarudindiri musaza wa Roza cyane rwose ese ubundi rikote n'indi uri doda afande uvugisha ukuri ni mu mujyi barakumenyereye neza kandi uzi gushaka igitambaro gikomeye cyane rwose niyo natabyambaye abapolisi bararakara n'abasirikare bararakara bakambwa ngo kuki utambaye ya myenda yawe y'amanyenyeri bavuga ati mbyambara nagiye muri ka kazi kanjye k'ibiganiro cyane rwose nta n'uzanyigana cyane n'aba basere mbonye ntibabikora basere mbonye na Theo bawiringa Imana Theo bose babireba ntibanyigana ariko Theo uramwubaha amenya ni umurejandere sibyo iryo kosa yakoze nyine nigo nyine n'amashara agwire mu bagosipo ariko si bose njye mvugira aho ngaho buriya niyo mpamvu riterwa n'icyo afande shari nyine riterwa n'abadayimoni babinjiyemo uti buriya nakuzamukane ariko njye nashari nzagira rwose kuko mu by'Imana ivuga n'ubu ngubu imbwira imbuza kugira ishari ibiterane wakoze wibuka ni nka bingahe igiterane nakunejeje neza wari wakora igiterane cyawe oya
ntawe uramamagara ngo igiterane cyanjye igiterane cyawe bisaba kuba ufite amafaranga ukagitegura ukayashoramo utumira abahanzi utumira abavugabutumwa. icyo nicyo giterane cyawe kigariye kigutwara amafaranga. ariko njyewe icyamba Imana igomba kumanza ni abanegura igiterane bakategura ibiterane bakamamagara nk'umukozi w'Imana nyine ukomeye nyine w'umushyitsi nyine w'Imena. nkaba umushyitsi w'Imena aho hantu. nibyo nanjye ndi gusaba Imana rero. bakavuga ati dufite umushyitsi w'Imena w'umuhanzi w'Imena ni wowe baba bategura icyo giterane. nibyo bita umushyitsi w'Imena. atari byo bya bindi byo kugendera ku bandi. mu cyongereza bamwita umugesti. nka buriya ndinana na Roza Muhando. Roza Muhando yari umushyitsi w'Imena muzamukiraho. akogo kandi wowe na Frank mwamuzamukiye cyane rwose bamuzamukiyeho. Baba Mungu nipe uvumilivu, amakimbili ya macho yangu yote ya kutokumbulika, amakimbili ya budu mti wako nisaidie, amasikili pemkezunguka, Yesu nipe uvumilivu, amachukulia maku amina ko ndikunjumako, amakimbili budu Yesu nipe uvumilivu. Baba Yesu nipe uvumilivu. Gana Mungu nipe uvumilivu. Iyo ndirimbo nyine twaririmbye icyo gihe yaje. Namuzamukiyeho cyane rwose. Niyo mpamvu kuva amafaranga reka da uretse ko icyo gihe nyine kigiye base kuvuga wavuze ati Nyarudinde ari kuva Kacyiru n'amaguru agera hano ku rusengero. Suwa Kacyiru bitanga ibihumbi 70 bita ningo nyine naho nga nyine hari abari gusenya none kuba ari kwasenya noneho nakasiga bagiye kwasenya nzajya hehe nibama amafaranga ngode ningo nyine nibanywereza amafaranga mbe nkodeseze mujye nyitegereze yanzu. ushaka umutera nkunga cyane rwose ndeba hano nkodesha none nkegera hafi yaho ndi gukora aka kazi ko kuma YouTube hano kurara rume nere kujya kure kubera ko nyine ibingi by'ama YouTube ni Imana binsize. ariko abantu bambwira ngo gukuki bari kugucuruza iryo zambo ntajye nzavuga kuri YouTube. icyo mvuga ni inkunga basabye gusa ariko byo kuvuga ngo barancuruza ku ma YouTube ni Imana binsize ngaruye wa rwose uzabyigana nabona ko bizanavamo ntago bizava ngo ashaka guhita kandi akaniko kageze ka ngo hari n'abahanzi be gusohora amashusho benshi cyane ko ntago bazahitinga nkanjye nibizavamo hitiya cyane rwose. harya Papa Boringo ngo niwe wakuzamuye. Papa Boringo niwe nzamuye ku kintu cyerekeye kuri YouTube. ese mujya muvugana? ntago meruka kumuvugisha. hari indirimbo rero nshyashya wigeze kuririmba duhuriye ahantu mu giterane cy'abapasiteri bari mu mahugurwa haje n'umuzungu icyo gihe n'icyari hari Nyamirambo zamuka Nyamirambo zamuke nk'uri kujya giterane. hari igiterane cy'abavugabutumwa n'abapasiteri. icyo gihe nibwo wari uvuye gusohora indirimbo nshyashya. ni hehera reka nze makwere Nyamirambo se Kimisagara urahaza? Kimisagara ndahaza. zamuka ugere kwa mutwe urahaza? uri kuvuga hariya kwa Nuza kwa Joseph. hari igiterane kiri cya pasiteri gusa. icyo gihe nari namaze gusohora izindi nose karejo bundi nejo bundi nyine hari indirimbo nshyashya wasohoye niyo ngira ngo nshasha. icyo gihe nari maze gusohora indirimbo ivuga ngo kera
ni nyinshi 14 maze gusohora sinavuga indirimbo nari imerukiyeho icyo gihe naho ni nyinshi arivuga ngo ari abantu bakubona bamwe bakakwifuriza gupfa ariko Imana yo mu ijuru iri kumwe nawe ntacyo uzaba ese wowe baraguhora iki ese wowe barakuziza iki ese wowe baraguhora iki ese wowe barakuziza iki ari n'indi ivuga ngo ari abantu indi ivuga ngo nimureke nshimire umwami wanjye Yesu kuko yankunzetera njyewe ntaramumenya akura kucyoba kwitozanya n'abakomeye tewe nagondeze kuzamwibagirwa ntabwo nzamuterera nawe abe mba kuko ubona kuyigeza nererana umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza umuntu wese umuguma witeka amuha ibyiza byo kumunezeza iri kuri YouTube Afande Nyawudindi Musaza Rose Muhando official ubundi reka nkubu oya official ni channel ya mbere Nyawudindi official Musaza Rose Muhando iyindi Afande Nyawudindi Musaza Rose Muhando indi Dusengimana Jean Baptiste Afande Nyawudindi Musaza Rose Muhando aho nago ndasira tu video agenda kamwe ubundi tubwiza nyuko ninde ukwandikira indirimbo iyo ugiye muri ninjye wiyandikira zose kandi ninjye wibitingira yamazwi yandi webekingira kwibitingira ababyita kubekinga kwibikingira kwibekinga nshaka kumenya kubivuga neza atazavuga ngo nubundi aracyari ikiguryi ntago yuzuye kwibitingira to bake vuga to banki to bake bekingira kwibekinga kwibitingira ariko n'ubundi niwe wigira ngo niwe wibekingira neza ni njyewe abaririmba hip hop kuri beke yabo bari kuririmba ngo Afande Nyarudindiri Musaza wa Roza Muhando bakavuga ngo come on twatuntu nyine muri studio abantu bagenda bongera amaso ubundi wasama indirimbo tukayikorana ukayandika twazakoranye indirimbo ndazifite nzaguhamagare dukorana indirimbo na amafaranga mfite kwishura mu studio nyine uzama collabo yawe ufashe kuririmba cyane kuko nashara ufite wowe hoya ngiye nashara ngira rwose Nyarudindi sibyo noneho nidukora iyo ndirimbo tunayikorera amashusho cyane rwose nkuhamagare ryari wewe uzamamagaye ndahari ukorera mu studio kwa Emile ari studio nziza cyane ifite hano ku Gisozi Beretwari mwamamarize n'ubundi kwaje gukorera Gisozi Beretwari Beretwari noneho bere nawe wari hano hepfo mu Kigarama kuko bose bari bafatanyije studio bakiri mu gacinjiro ariko Imana yarabazamuye wese afite studio ye cyane rwose ari bansoreye andimbo ya mbere bene datamwubage Imana muyiringire nacyo muzayiburana intambara n'ibige nagezo muhura nabyo ize kubarwanirira irakomeye Imana yacu irakomeye iteye ubwoba imirimo idukorera iratangaje yemwe iratangaje nzavuga urukundo tuzaririmba indirimbo y'urukundo rwa Yesu yadukunze noneho rero reka tugane ku musozo niki wabwira abantu bagufata nk'umuntu utuzuye bashaka kugufasha ese umuntu ashaka kugufasha inkunga yawe yayigucishaho none se neza ubundi ikiganiro twakoze ko nta nuramamagara nzahora mvuga nomero nta nuramamagara none se kubera iki nkeneye kandi nacyagiye wacitse intege wa muntu bita ngo mano y'Imana bureka kubivuga uraje ubivuge wa muntu bita mano y'Imana ngo bagukoreraho ubufindo kandi ucika intege ucitse intege kubera iki umuceri hari abantu bawufite tanga nomero ya telefone hari umuntu bamo umuceri
nyine kugura tabureti mbese nyine nkabona ko nyine Imana igira neza. Nta kintu nigeze mbona muri iyi minsi mikuru, ariko nimba mukunda Fande Nyawudindi musaza Rose Muhando, mugire icyo mumufasha, nimba ari icyo mumurusha mugire icyo mumufasha, kuko namwe azagenda bibuka abashimira ku Mana rwose, abavuga ngo sinuzuye ngabo bazagenda bakora ibingibi nakoze nambaye, nimba mbese nyine mva nanjye nabameneye umuceri bira byo gusaba inkunga bayibaganishaho, nanjye ndakubise hasi, ahubwo nibanyamaganje wo bwanjye bwite, nimba bashaka kumfasha menya ati uwamfashije ni uyu nguyu. Nomero zanjye 0789424161 nongeye nsubiremo 0789424161. Amazina ni Dusengimana Jean Baptiste. Izindi nomero 0780102343 0780102343. Amazina ni Dusengimana Jean Baptiste. Reka tubashimire. Ngewe nitwa Imana Ishimwe Emmanuel cyangwa Manu, ni Ngoro TV, ibintu ni televiziyo kabisa. Twese twirukire, ndaza kuguha link tuze kureba filime bita Imfubyi z'Igihugu. Inyohereza link ndabibona nijoro. Telefone wazisize, kandi umuntu wumva ko ari ikintu yakora aba yatanze nomero ye ya telefone, nitwayisiba. Ushaka kumucaho rwose wamucaho ukamubwira, sinangombwa abantu bagira gute, si ngombwa ngo nge nceho, uyu uramubona, kereka ahubwo ushaka kuvuga ati nabikundiye nabonye mufite guca bugufi muhuje cyane, nanjye bakangurira, ariko ujya uca kuri uyu muntu kugira ngo hagati aho ngaho wenda bitazaduteranya n'abantu. Ushobora kuncaho ngo mbimuhe nka nabimuha we akazavuga ngo bamaye bike, ahubwo wowe muceho, nomero y'ibiriho ni muzima aruzuye. Nuko abantu bashaka kumufata nk'utagira ubwenge, reka mbabwire ibi bintu n'akazi nibyo bimugaburira cyane, niko kageze Imana apfukuriye. Adakoze uko nabo bashaka ngo bazame bamukoresha bishobora kwanga. Ngo urabona ukuntu yitura hasi, nyine niyo mpano ye, niko Imana yamuhamagaye cyane rwose, ukuntu ngo yitura hasi ni umuntu kandi ikindi nanone nongeye mbisubiremo, nyene fiance umuzungu, kandi bizanyura mu bantu. Imana ikoresha umuntu, nuko Imana yambwiye. So wajya Facebook ukabandikira abazungu. Oya, Imana yambwiye ko izaca ku muntu umudesipora akamuza n'umuzungu noneho, cyangwa ifite inzira nyinshi, cyangwa ikamusanga igasanga umuzungu ikamutunarika imuha iyerekwa ryanjye akiyizira. Ifite inzira nyinshi zabikishamo. Sinagusengeye se cyane rwose, nanjye sinzamenya igihe mvuga Icyongereza kandi ndabishaka cyane, n'Igiswahili. Bakamuzana Rose Muhando tugahura ndani mu biterane, nanjye ndirimba izanjye naririmba izanjye, duhurira muri hoteli dusangirira ku meza amwe. Ibyo nanjye ndabikeneye, nanjye aya mahirwe Imana yampaye amahirwe ya kabiri niyo aya ngaya ninjiyemo. Amen. Reka tugushimire, wamwumvishe, kandi koko link ibaho. Nimba ujya ufata umuntu ukamuha pasi, shobora na Nyarudindi kumukubita pase, nyine ibintu bikabasaba y'umuzungu, ariko kuko umugore we ni umuzungu cyane rwose. Isezerano ndi naryo, akazi ni akazi. Reka tubashimire bakiriya beza, mwakoze subscribe. Imana ibaha umugisha, kandi nimba utameze neza, reka twatura imbaraga z'Imana zikiza zigukize mu izina rya Yesu. Amen.